Sobre dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 54. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 54. Abavuze ngo babyumve batyo bazabirangwa n'uburakari bamuhekenyera amenyo, ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama afumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu bahagaze ku buryo bw'Imana, aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze ku buryo bw'Imana. Barasakuza cyane ngo bizibe amatwi bamubwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinge bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli, bakimutera amabuye aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho icyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko agira yitwa. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 18. Ndumva mwarangije gusoma, hanyuma mvuge amagambo makeya ashoboka amwe akenewe ko mwumva hanyuma bitambe mikoro kandi ibyo bizira ko mwamufasha. Bibiliya iravuga ngo mwoga ko imibabaro y'icyo gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Amen. Niyo aya yonyine ndashatse ko dusoma. Subira muri murongo. Bibiliya iravuga ngo mwoge yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Amen. Hanyuma abakuru n'abato ari abaraye bariye n'ababuraye mwese nimutega amatwi, ari abadateze ari abageze n'amaguru. Emwe natwe twaturutse i Kigali, hano harimo n'abadashobora kuba bava i Kigali cyane mwese tugire neza umunani baturutse mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe ko yambaye mu cyaro. Niba ari ikintu kigoye kujya kuvuga ubutumwa mu cyaro ukagenda uvuga ko uturutse i Kigali, kabone n'ubwo n'amafaranga waba ufite, izina Kigali ubwaryo bishobora kuguhesha agaciro bitewe nawe. Imana izabatuze i Kigali nubwo nahagarika ibintu ariko Kigali ni byiza. Niba ari ibintu nabonye bwanangaje ni ukubona nijoro mu muhanda wa Kigali umuri kukaka ukagira ngo bawucana. Iwacu mu cyaro ngo kandi iwacu mutari hano hirya Gisagara umurenge wa Mpanda urupamira umunyacyaro se vuka mu cyaro, ariko turashimira Imana ko twari mu Kigali. Mutakaba z'i Kigali ntabwo nigeze mbaho nabi, nabayeho neza kuko iyo uri i Kigali hari ubundi bumenyi wiyungura ushingiye mu iyo urimo. Sinzi ko muneza amatwi. Hari n'indi ugira itandukanye n'umuntu utuye mu mujyi wa Kigali. Nabo iwacu ntazi kwambara agakweto keza, kuko njyewe iwacu
akagenda katambutse kamenyongeza umurima akavuga mugurisha 4,000 burundu ntabwo nasubira iwacu umurima wanjye narawuriye yewe narawuriye kandi mujya kubera igitekerezo nari mfite cyo kujya kureba umujyi wa Kigali ngo ndebe nibuza ko Kigali ho hari ubuzima niba gutanga mu mujyi umwe niko Yesu yavuze ngo nibayobora hamwe muzajya ahandi kuko ntabwo umwana w'umuntu azagaruka ntashobora kugaruka Yesu Kristo utarabona urugi ndagusabye icyaro n'abadati kunaniwe uzagira utanira kujya ikuhanga magana kunani tuki no mu buzima bwa Kristo tukwiye kuba mu buzima buhora bwimuka ntabwo ugomba guhora mu kintu kimwe niba uzi kuririmba cyane no guhanura niba wari wagenewe kubwiriza ntukava mu buzima we umwe n'ubundi Imana ishimwe uwanjye narawuriye usishobora gusurutsa abazungusuye iwacu hanyuma ndashimira Imana mu ngendo z'i Kigali nubwo ubuzima wanjye narawuriye ntabwo Imana yigeze iyishishimura muri mujyi wa Kigali unakoragira umurima abatagira umunani haleluya mbese se ntabwo koko nikirije muri benshi ntabwo irimo kugira Imana hanyuma abantu batagira umurima reka nkubwire ko Yesu atubikiye umwami aha mumurikire tugiye kuganira ijambo rivuze ngo nubwo bimeze gutya ntaho bihuriye sinzi impamvu bibujije umuntu adafite tuganire ijambo rivuze ngo ntaho bihuriye Bibiri yavuze ngo Stefano ni umunsi w'umuntu wa Stefano cyari igihe cy'akarengane k'intumwa bamwe babaterabuye abandi babica babaca ibihanga abandi babateka mu murunguru z'amavuta abandi bagiye babica bitewe n'igihe bari bageze mu gikomeye cyari igihe cy'akarengane kw'intumwa bagera ku mugabo witwa Stefano rero Bibiri yavuze ngo bamukura mu murwa tuvugana nka Kigali baramukurubana bamujyana ahandi hantu ngo bageze baramuhagarika tukwicisha amabuye bamutera amabuye Stefano ntabwo yigeze ababazwa n'ububabare bw'ibuye ndashaka kubwira ngo ntabwo bihuriye si ibyo kwa Mungu umuntu ubaze mu nyitano haleluya kuba umaze imyaka 35 abandi bashaka ukiraho ntabwo bihuriye n'ubwiza bw'iyera tuzabishurirwa abandi bashobora kuza kuririmba none ntabwo bihuriye haleluya kavuga kagaruka kuko nageze mu mujyi wa Kigali aho n'ibijyanye n'amakuru ntabwo umugore niho biraba ntabwo umugore tumanye ubuzima abyarira akana k'ikiro n'amagarama 600 akabyarira amazi 7 umugore ahita yitaba Imana arapfa asida n'umugabo utagira amabere kandi asidira n'agahinda hanyuma mu kiruhuko ndashaka kukubwira ngo ntaho bihuriye umutego ufite n'ibyo bintu byose uriho ntaho bihuriye n'ubwiza bera b'Imana haleluya ntaho bihuriye n'ubwiza tuzahishurirwa bera b'Imana kuri kurira urabuze no twara abantu bababaye bararabaye twara inzara yica kandi bagakomeza kuba Imana gucana numva neza ntaho bihuriye tuba bandi fermetanga kurusha umugore arasigira ahiye utagira amabere n'ubuhemuka umwaka wa mbere urashira rwanda urugamba bashimira pare wabiri umugabo batesita yabereye imfura kagabwira ati rwanda urugamba umwuka ntushaka uheremo nushaka uheremo ntuzamanura ipantaro arabwira ngo icyubahiro cya mbere umuntu agira muri uyu murimo ni uko yirinda icyaha akabana n'Imana rwanda urugamba negera abakozi b'Imana iteka ryose utazegera abantu b'Imana nk'abarimu abashumba bawe batandukanye uzapfa nabi aho bihuriye agakiza n'ibyaha bigatandukanye baruma umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu uwa kane uwa gatanu Imana arambwira ngo bane hamwe reka ngushungushe dore kuri parwanda Imana yagiye neza nakoze ubukwe butarimo stress Imana ishungusha umugore neza ntaho bihuriye rero zamura amaboko mu gihe zamura tereza Imana icyubahiro we nakubonye zamura Imana icyubahiro se ko mu bitaro n'ikintu amen ihangane cyangwa ubuzima
myaka ibaye 5 wese ashongoshe tugani Stefano bamutera amabuye mu rugo rw'inzu Petero bamukuye mu rugo ngo bamutera amabuye ntabwo yumvise inyuma bademukiye ahubwo yareba ntabwo yigeze yumva ayabitsa ntabwo yumvise uwaye kuko atabanye mu rugo bamaze kumwanga ishuri 10 ariko kumaze kugara imitima yabo baracyara cyabana kuba utarabanye Imana ntabwo bivuze ko bajya gusabana cyangwa ngo wishingire ntabwo bikuri Stefano bamukubita imyenda yambere bari mukubita imana akajya muri somega uko bamuvuze agateretse umwuka wera bamukubita ibindi akuza umwuka wera n'ibyo afite kuba amutera imbere ngo ahita aramareba mu ijuru haleluya kubisibuye mu nama y'igeze yo kuba yabwiwe Stefano yanezerewe n'ubwiza ari kubona n'ubundi ijuru rikingutse tubateye haleluya Stefano wahita urugeza Imana ngo agiye kubona ngo ni ko bagize yishurwa rikomeye ngo ahita abona na Yesu ngo mwicaye iruhande ngo aranezerwa ntanikirinde haleluya kandi ndagashoje ntabwo ntinda ndashaka kumvira umupapa yavuze ngo bamukubise ikibuye arenga imbaraga z'ibuye arenga imbaraga z'inzara ariko barakora haleluya arenga imbaraga z'amagambo bavuga arenga imbaraga z'ubushomeri arenga imbaraga z'ibimurwanya arenga imbaraga z'amarozi arenga imbaraga z'ibimugendaho arakubona mu ngori akaba muri izo ngori bamukubita amabuye abakundi abakuzi uvuga n'iki ni amagambo ariko murabizi bavuga reka tubi izo mwuka wera ikikubwira bakabona abantu barakora neza uzabona ko ari ahuye n'ibigeragezo ntuza umwuka wera uzahure n'ubuhonori ako kandagiye arashingirije n'imbere muri arashingirije hari abandi bajya bamunuka nakwereka uramwaraga kandi bari mu rusengero rumwe bahuje umwuka umwe ariko ntabwo ari kuri Stefano yabiteje ntabwo yitaye ku bubabare ntabwo yitaye ku bubabare n'ubwo inzara yari ihari n'ubwo bariyaga bakirinda n'ubwo babaga bahuraye ntabwo yigeze yita ku bubabare ababyumva tubabana ntabwo yitayeho yaravuze ngo ngiye kubona nafashe ako kantu karandoroye kuba uri mu bibazo ukabona umwuka ugahita ubona Imana aravuga ngo ko ni ubwiza bw'Imana ko ni ijuru rikinguka ko ni nariya ikubona mu bibazo n'ibigeragezo kenshi nibyo Imana twihishurira mbona ubwiza bw'Imana hanyuma ariko ububabare bw'ibuye gahita asabira imbabazi babo aravuga ngo Mana yewe hari ahandi nageze ubwire ko ntabwo bihuriye yabonye ubwiza bw'Imana Imana igufashiriza Imana igushoboza mu ntambaro urwana nazo mu bigeragezo ntabwo bihuriye n'ubwiza bw'Imana ntabwo bihuriye nyamara bw'Imana mwenda mu rwego ntabwo bihuriye ntabwo bihuriye kuba kabiri gatatu kuba utarashaka kuba wambaye ubusa kuba urara kuba barakuberwe ntabwo bihuriye n'ubwiza bw'Imana niko Pawulo yavuze yandikira Abaroma arambwira ngo bongerwa imibabaro yiciriye Pawulo yanditse kubera igihe arandika yanditse inyandiko nyinshi hari aho yageraga akavuga ibi byo byanditse n'uruhande rw'ukuboko noneho Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo nubwo ndi kubabazwa yigeze yandikira Abakorinto arababwira ngo nubwo kubabazwa kwacu kw'inyubako kwayo kwiyongerana ariko kandi umuntu wacu agahora ashaka ko nibwo biteye ariko umuntu w'imbere ndabizi umuntu wacu w'imbere ahora yiduka gutya ngo bizi uko bica ariko babyuze kuba Imana yasuye ko Imana yasuye ko bimeze gutya ntawe bihuriye
oya ngo babanza bamusabye bamuhagaze gusa umuntu nacyo itarangire n'icyoga kitumana mukabika itende gatatu nane nabyo ndana babanza muri iba naje gusenga ndi kurwanira muri dimanche unabara ndababwira ngo twe gusenga kuko muri nare n'ibihumbi magana atatu kandi muri yanjye magana abiri na mirongo itandatu kabiri twaje turi kuri moto umutima uri kumwe tugiye kugera bitanga mesaje y'amafaranga ya minerivasi minerivasi ihitiza nkigera hano muri gisanze abantu batazi gisanze ntabwo ufite ubutunzi butanga ikibazo nuko abanyafurika ubwashize ndahaga nari n'umusaruro hano nakiri impapuro esheze bongeraho abantu bose babanurira bambwira ngo imana ikinze imana iratabara imana ikoze bikomeye nari nakoze bije ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu na mirongo ari umuntu ushaka kurara wadata ku ruhande aramubwira ngo ntuzampa amafaranga uriya afite intebe nziza afite na televiziyo ifite abantu bitwa basimba batanga amakuru imana ikurinde simba gutangira amakuru y'amabona wawe tinombo yambaye neza ariko aramugaje ntugasa neza ariko ni mubi simba imana ikurinde basimba ibyawe byitwa na basimba imana ikurinde basimba arangije aragenda kwa undi awuteragamo amafaranga araganira ituma amabwira ngo haguruka ujye gusenga ngira umugisha amajyana n'urubuga ndamubwira ngo ndaje gusenga njyewe ngeze ahangaha imana ivugana nanjye natashye numva afite icyizere nyuma y'iminsi itatu tuvugana madamu n'ubwo wenda bidakomeye ariko afite akabotike nawe n'icyagabo katari munsi ya miliyoni nk'ebyiri imana irashoboye ibi bivuge ko gisanga hari ibintu nicyo gisanga hari ibintu bihinduka yose ahindura ibintu iyo ugeze ahantu igisanzwe muhaza igice mujye munabwira abantu bahaza bakitondera ntabwo bihuriye rero kuba ufite ubuzima bubi yesu azatabara mbonye ko imibabaro y'iki gihe bidakwiye kugereranywa n'ubwiza duhaguruke dusenge abyitayeho kandi arabyumvise tuvuge ngo amen abumvise n'imana tuvuge cyane ngo amen ntaho bihuriye bisubiremo ntaho bihuriye iri ntabwo rikujyamo kuba wahuye ntabwo bihuye n'ubwiza bw'imana kugenda usambagera baguha amafaranga ugenda wiwe kubera inzara yigeze kunyica ntabwo ramururanga rwo mu kigo inzara zikurya bagarura amaso imana ibaniririza reka dushime imana neza ko ntabwo bihuriye ariko ubwiza bera imana tuzahishurirwa ahubwo mutunge umutima wo kwihangana n'ishingiro rya byose tugushimire ijambo ryawe nata yesu aba bantu bose bavuze ko uvuganye nabo uravuze ngo tuge kwihangana kuko hari ubwiza bera imana tuzahishurirwa nubwo bimeze gutya bigoye nubwo abantu baburera nubwo benshi bambaye ubusa kubera ibigeragezo nubwo inzara ihari nubwo ibibazo bihari nubwo abantu ariko benshi bahanira ku bibazo ariko urabuze ngo ntabwo bihuye n'ubwiza bera imana bazabishurirwa ifora y'irembo musanze rero shimwa kuko unobere natwe ntabwo ndakumvisha ko ntawe bihuye kuba utaragusubiza amasezerano ntabwo bitanga bivuze ko tugomba kukubaho ntabwo bihuriye mwana turi gukiranuka rero udushoboze mu izina rya yesu uko bari bana bashyikubwira